umukobwa uhora yiteza impano ko umukunzi we agomba kumuhereza impano, ariko uwo mukobwa we ntihagire impano ahereza umukunzi we. Uwo mukobwa mu buzima bwatambutse aba yarateretanaga n'abagabo bubatse, cyangwa se akaba yarateretanaga na ba sugar daddy. Yego, bene uwo mukobwa aba bizi ko aramutse ahaye umugabo impano, umugabo wubatse, umugore we ashobora kubibona yarangiza akarakara, bityo uwo mugabo wubatse akaba ari we wamuherezaga impano gusa, we ntazimuhereze kugira ngo yirinde amakimbirane ashobora kuba hagati y'uwo mugabo ndetse n'umugore we. Ku rundi ruhande, uwo mukobwa akaba atahereza sugar daddy impano, kubera ko sugar daddy amafaranga arayafite ni menshi cyane. Ibyo bintu by'impano nta nubwo biba binamureba, ahubwo n'abashuga daddy ntibemera n'impano, kuko akenshi ba sugar daddy nta bintu by'amarangamutima biba birimo, ni ugukubita toto abangura, akubita toto abangura atanga amafaranga. Bityo rero niba ufite uwo mukunzi umeze nk'uko nguko, nako nta kintu nshaka kuvuga. Mwa basore mwe mufite bene abo bakunzi, murakoze cyane, ndabakunda cyane.